tariki 6 z'ukwa kane muri 1994. Nta gikorwa mu mateka y'isi no mu mateka y'u Rwanda ubwarwo aho abaperezida babiri indege yo barimo ihanurwa bagapfa nabo bari hamwe. Nta gikorwa cyerekana terrorism kirenze mu by'ukuri icyo ngicyo mu mateka y'isi. Uwashaka abo tubwira bazikorere research ubwabo barebe aho abaperezida babiri baguye mu ndege imwe kandi nta wundi wakoze icyo gikorwa. Nubwo Kagame na bagenzi be ubungubu bakizeho nk'izo nkiko zo tuvuga ko ari urukozasoni, ariko nabo ibintu bya public relations byo babamo byo gutera gatigisimu no gukoresha iterabwoba nabyo turaza kugira icyo tubivugaho, bakemeza abantu ko atari bo babikoze. Kandi ndani muri FPR no muri DMI twari tubizi twose mu by'ukuri ibyo ni cya kintu cy'abantu bita ngo ni public secret. Ni secret ibanga rwose riri hanze. None se igikorwa cyo kwica abaperezida babiri, ikindi cyo wavuga igikorwa cy'ubuterrorism kirenze icyo ngicyo, kandi igikorwa cyaje kuvamo cyabaye gukoma imbarutso yo gutangira ibikorwa nanone byabaye ibikorwa nk'ibyo twavuga by'irushanwa MRND-CDR noneho kwirara mu Batutsi no kwirara mu Bahutu igatangira kwica ari byikoresheje, ariko mu by'ukuri atari na ngombwa kuko ntabwo ari nabyo yari itegereje. Niyo bitari byo ngibyo wenda hari ibindi yari itegereje, ariko igikorwa cyo guhanura indege ni igikorwa kiri mu mateka y'isi, kiri mu mateka y'u Rwanda cy'ubuterrorism. Kandi kugeza kuri uyu munota ababikoze nibo bo ngabo bavuga ko barimo kurwanya terrorism mu Rwanda, babitwerera abandi abavuga ko bakajyana hirya no hino muri Afurika bavuga ngo bagiye kwirwanya muri za Kongo aho muri za Mozambique. Umuterroriste agiye kurwanya abaterroriste, uretse ko wenda umuntu yanabivuga ati koko umuterroriste abazi uko abandi baterroriste bakora, wenda nibyo yakoresheje. Ariko iyo nsinzi iyo bavuga muri Mozambique amaherezo izagaragara ko abantu bazasobanukirwa yuko uvuga ko yaje guhangana n'abaterroriste mu by'ukuri we ubwe ari umuterroriste. Hari icyo gikorwa rero cyo guhanura indege mu by'ukuri kigaragaza yuko Kagame ari umuterroriste. Ariko ntaragera no kuri ibyo ngibyo, murabyibuka neza, turavuga ni nk'ibimenyetso dutanga ariko by'abantu basanzwe bazi, ariko ni nko kubikusanya ibintu byo kurasa bariya abapadiri n'abepiskopi b'Ikabgayi. Buriya kiriya utavuze ko icyo ngicyo ari terrorism bavuga ngo ni iki? Uburyo bwakozwe n'ababikozwe birazwi, naryo ntabwo ari ibanga. Ariko kiriya cyari igikorwa cy'ubuterrorism cy'abantu bakoresha iterabwoba, cyane cyane cyari kigamije nko guha agasopo muri rusange abanyarwanda, ariko cyane cyane na Kiliziya Gatolika. Yuko uko twumvaga icyo gihe muri FPR, uko twajyaga tuganira no kuri ibyo bibazo mu bantu mu bintu byo twabaraga mu by'ukuri by'uko ari inkingi zikomeye cyane z'ubutegetsi bwa Habyarimana ni Kiliziya Gatolika. No kuvuga ko Kiliziya Gatolika twayibaraga mu banzi, muri enemy, kuko iyo wagiye mu ntambara ugomba kubanza kudefinisa neza umwanzi wawe ninde. Kiriya rero nacyo cyari igikorwa cy'ubuterroriste cyo guha gasopo Kiliziya Gatolika, nko kuvuga ngo mwitegure bizabaho. Uretse ko wenda ikindi gihe tuzakora ikiganiro ku myifatire y'amadini mu Rwanda ushyizemo na Kiliziya Gatolika, ariko icyo nacyo cyari igikorwa cy'ubuterrorisme. Ikintu cya Kibeho icyo gihe FPR yari yabaye leta, niyo iri leta. Abaturage mu gihugu
uko bari kose naho bari hose yari inshingano y'ubutegetsi bwa FPR bushya kurinda abo baturage. None se iyo wiyemeje kandi ibyo bintu byose nanone FPR cyane DMI iyo secret police yaje kuba secret police ya Kagame niyo bigizemo uruhare cyane, ariko noneho n'igisirikare kuko turaza kugira icyo tuvuga uko iyo twakozeho n'ikiganiro tuvuga ukuntu iyo secret police iri muri ibyo bikorwa by'iterabwoba ikoresha n'inzego za leta zinasanzwe zemewe n'amategeko mu bikorwa by'iterabwoba. Iyo ufashe rero abasirikare n'iyo DMI ukagenda ukirara mu bantu bari bakusanyirijwe ibyo ngibyo 6 arabizi cyane mu byo we na bagenzi be bazize n'ibyo bintu bya Kibeho, ariko nacyo cyari igikorwa cy'ubuterrorism ndetse ko yakozwe ku mugaragaro, kandi nanone nk'ibyo by'indege n'ibindi byose amaherezo gufata ibibunda biremereye ukajya kurasa abaturage badafite imbunda ni iterabwoba komeye. Ibyo bintu byose ndetse ukongeraho na biriya byavuzwe muri raporo ya Gasoni byo urabizi mu minsi ya nyuma ukuntu abantu basetse Ndashonga na Batwagiramungu bajyaga baseka Sendashonga ngo agenda na file yuzuyemo ngo amazina y'abahutu amadosiye ngo amadosiye ngo yuzuyemo amazina y'abahutu ngo butwishe bo FPR yishe. Sinzi niba wenda 6 sinzi niba koko yagendanaga iyo file, ariko kimwe mu bintu nibyo buri gihe yabaga afite amaliste yabaga afite amaliste ku buryo ayo maliste yayahaga n'abantu bakoraga mu iperereza mu nzego z'iperereza zari zihari, avuga ati dore amaliste nabonye y'abantu bishwa hanaha bishwe n'abasirikare banabo. Ibyo yabaga bifite buri gihe ibyo byose abo bantu bagiye bicwa. DMI itekereza ngo ni mu rwisho ntabwo bizagaragara, bikagenda bigaragara. Ibyo bintu byakozwe mu buryo nabyo wakwita terrorism, kuko terrorism cyane yibasira abasivili kandi igakoresha mbese violence ikomeye cyane, ubwicanyi bukabije bukorwa no mu buryo mbese bubi cyane, no kwica abantu nabi kugira ngo n'uwabibonye n'uwabibonye ahahamuka agira ubwoba. Niko ibyo byose rero ari ibyo byo muri raporo ya Gasone n'ibyo nari mvuze bya Kibeho, ibyo byose niko byagenze. Ariko noneho no mu mujyi wa Kigali muri icyo gihe tugifata ubutegetsi muri 1994 1996 n'abatari bari mwagiye mwumva abantu bagiye bazimira, ariko noneho nabyo bikaba nkaho byabaye nk'umuco ugeza aho umuco w'abantu kugira batya bakabura, disappearance mukunze kubisoma mu maraporo kubururwa irengero. Jye nari mpari kiriya gihe, jyewe nari mpari ikibazo burya cyabaye gikomeye cyane. Burya hari abantu bagiye baza kubera ko baravuye bati twumvise leta yagiyeho amahoro yagarutse, noneho no muri iyo leta harimo bakanaka turabazi. Hari abantu baje, hari nk'abantu bavuga ati ndamusanga mfura twariganye mu ishuri aranzizi ko nta bwicanyi nagiyemo. Hari abakoraga muri leta bari baritwaye neza mu by'ukuri batagize uruhare mu bintu byo kwica abatutsi cyangwa se no kwitwara nayo mu ntambara. Abo bose nyine babishoboye baraje. None hari n'abandi bantu abahutu bari bamaze kujya muri leta batumyeho ngo baze, n'abatutsi bahoze mu Rwanda bari bagiye muri leta. Hari abantu bari bazi bahunze nabo batumyeho bati muzaze abakozi barakenewe, cyane ko leta nshya ya FPR Inkotanyi yari ikeneye abantu bamenyereye uko ubutegetsi mu Rwanda bwakoraga, cyane ko mbese ubutegetsi bwakorwaga mu Gifaransa, kandi bari baje bavuga Icyongereza. Bari bakenera abantu babimenyereye kugira ngo nibura habe ikintu umuntu yakwita ni nka transition yo kugira ngo mbese babanze bamenyere, nibamara kumenyera ni nk'inzibacyuho kugira ngo babanze bamenyere. Bari bakenera abantu bakoze muri iyo system mu Gifaransa
ariko bo bose barazimiye ku buryo abantu rwose buri gihe nko mu kazi genda koraga buri munsi nta munsi wiraga tutabonye mbese abantu batabaza bati umuntu wanjye yashimuswe twanabivuga kandi niyo byajyaga mu nama y'abaminisitiri ndibuka ko Kagame yavugaga atari ko se ati muriho muravuga ngo hari yahabuze umuntu hari yahishwe umuntu hari yahabuze umuntu abapfuye muri jenoside bangana iki uwo muntu umwe niwe mufitiye imbabazi kurusha ibihumbi magana ngahe byishwe muri jenoside niko yavugaga ibyo rero bikaba riterabwoba ku buryo mu by'ukuri byatumaga umuntu avuga ati uwari muri leta kuvuga uti kanaka yishwe uyu n'uyu yabuze byasaga rwose no gushyira urutoki mu gisebe ugahitamo guceceka ukabyiha ariko twe mu kazi twakoraga twarabivugaga tuvuga tuti ntacyo bimenyekane niyo leta itagira icyo ibikora ariko bivuga ikindi cyo navuga nacyo cy'urukozasoni muri iyo nzira yo gukoresha iterabwoba muribuka neza hari amazu yagiye asenywa niba mubyibuka neza ndabyibuka mu minsi ya nyuma abantu mbese twegera umujyi wa Kigali n'abantu ndetse barageze mu mujyi wa Kigali ukasanga inzu yari iri nzima mu gitondo ugasanga yasenyutse ibyo bikorwa amazu menshi yasenyutse iyo za Kibungo muri Kigali n'iki byose ibyo bintu byari bikuriwe za Gitarama na Butare narazibonye yes ibyo bintu umuntu wari ubikuriye n'indi Rutatina waje no kuba umukuru wa DMI ubu ngubu nawe ari ku gatebe nk'abandi bose uretse ko abo Kagame yakoresheje muri ibyo bikorwa by'iterabwoba ageraho mbese akayoboka rimwe oya usinzi bamwe abandi bategereje ko azabica kuko abo yakoresheje mu byaha ntabwo bashobora gutera umutaru amaherezo ababibikiye azabica uruhongohongo abazaroga abazavuga ko bishwe n'indwara zisanzwe ariko niyo nzira niyo ngiye abiyemereje guca muri iyo nzira ibintu byo kugenda usenya amazu ndabyibuka nubwo icyo gihe nitwaga ngo ndi umunyamabanga mukuru wa FPR warabyumvaga ukagerageza kubaza abantu ariko se ayo mazu kwaba abantu baje nta mazu bafite mu Rwanda ahubwo bagiye bakayakambikamo bakayabamo bakeneye yes inzura y'isenya ibyo ndabyibuka icyo gihe nari nkijya no mu nama z'abaminisitiri muri ayo mezi ya mbere nyine no kuvuga mu kwezi kwa leta ikimara kujyaho leta yiswe y'ubumwe no kwezi kwakurikiyeho cyane amazu bari bakiyasenya hirya no hino mu gihugu ndibuka ko ambasaderi mbese leta zunze ubumwe za Amerika umuntu wazo niwe wabajije leta ati ni gute muriho musenya amazu kandi mwafashe leta ni gute muriho musenya igihugu kandi mwagifashe kimwe no gusahura igihugu none ibintu byose bigenda bizamuka bijya muri Uganda amakamyo azamuka turi ibyumba guhera mu kwezi kwa kane aho FPR yageraga yaho yafataga hakurikiraga amakamyo aza gupakira ibintu bizamuka bijya muri Uganda ibyo bintu byo gusenya amazu nko muri ubwo buryo ari uguhanura indege cyangwa se kumurasa nk'ibyo byabaye kuri Laurent Kabila ibyo byose ni ntuza ni terrorism kandi ibyo byose Kagame abiri inyuma ariko noneho reka dusubiza amaso inyuma abantu bo Kagame ahiga amanywa ku yandi akazageraho agahitana abantu muri imyaka wenda tuvuge FPR imaze gufata ubutegetsi dutangira kuri ibyo bya Sendashonga iyo ni terrorism tuvuga ku byari izinde byabereye Nairobi nabyo n'uburyo byakozwe ni state terrorism kuko yohereza abantu bakorera leta kujya gukora ibyo bikorwa kandi bakabyihakana uretse ko abandi baterorisi bo bakunze kubyigamba nk'aba ngaba nyine twamaze iminsi tubyumva abo ba ISIS n'abandi bakunze kubyigamba Kagame we agira uburyo byo abyigambamo ku ruhande rumwe akabivuga mu Kinyarwanda asa nk'ushaka guhishahisha abanyamahanga ngo batamenya ibyo avuga ariko mu Banyarwanda tugahita twumva icyo avuga nk'ukuntu yigambye biriya bya Patrick
uko Patrick yishwe turakuzi icyo cyari igikorwa cya terrorism uko yanigambye n'urupfu rwa nyakwigendera Ministre Sendashonga kanyuma avuga ngo icyo nguriya ngo muramuzi ngo Sendashonga ngo umurongo ntarengwa ngo yarenze umurongo utukura yes umurongo utukura nyine bigeraho nawe ubwe ibyo ngo kurovandika nabageraho akabyishimira cyane ati rero umuntu namwishe kuko Kagame ni umuntu ushaka kwerekana ko ukuntu afite monopole mu kinyarwanda sinzi uko umwihariko we wenyine umwihariko mu rubuga rwa politike nta wundi ukwiriye kujya muri urwo rubuga rwa politike no mu rubuga rwa societe civile cyangwa se urubuga rw'itangazamakuru ibyo bintu byose akabyigiramo umwihariko nta wundi ushobora kubijyamo no mucyo twita ngo ni industry ya violence industry y'iterabwoba ashaka kwerekana cyane cyane kwereka abayobora n'abakoresha ariko n'abanyarwanda muri rusange kwibyo ngibyo ari ubikora kuko yakuba kuvuga ngo bajye bamutinya ntabwo akeneye ko bamukunda ntabwo akeneye ko abanyarwanda bamukunda ariko kumutinya yes ibyo ngibyo rero nabyo abashaka kwerekana ko ari we uri muri iyo nicyo tuma bavuga nk'ibyo bya Sendashonga ngo nyuma y'imyaka imanza zarabayeho nko kuvuga ati bariya se bagiye mu manza zamaze iki nk'ibyo yavugaga nyine byo mu Bufaransa iby'abayidegembya ko iby'indege nta rugendo ubu ngubu we avuga ngo akunda nk'ibyo iyo bandika ngo inkiko zo mu Bufaransa cyangwa se iperereza ngo ryamugize umwere bigasa nkaho yereka abantu ko abyemera kandi abizi neza ko we aho ukuri guherereye ibyo ngibyo nk'ibyo bya Sendashonga ibyari izinde ibya Patrick Karegeya noneho ukongeraho n'abantu bagiye bashimutwa cyangwa se bakicwa muri Uganda kugeza no kuri aya magingo ngira ngo abicwa muri za Mozambique abicwa muri Mozambique abicwa muri za South Africa abicwa ariko cyane cyane noneho n'ubwoba kuko nicyo biba bigamije mu bantu bari hirya no hino ku isi saba ari mu Rwanda gusa abo bo iterabwoba rye byagize fe yuko ingaruka yazo nuko abantu bazi koko bari muri iyo prison mu munyururu witwa u Rwanda nibyo twise n'iminyururu noneho iri mu munyururu witwa u Rwanda ariko noneho no hanze ahangaha muzi uko tubayeho ukuntu abantu baba bazi yuko ugutwi kwa Kagame kubangiriye amaso ya Kagame ahora akoresha nyine ibyo bintu bya tekinoloji bigezweho mwarabikurikiranye ibingibi bya Pegasus bya tekinoloji yo muri Israel bakoresha kujya kuri za WhatsApp zacu gukurikirana abantu ndetse no gukurikirana n'abakuru b'ibihugu n'abaministri mbese abandi bakoze mu zindi za leta mu bikozi by'ibituranyi ibyo bagiye bakora by'ubwicanyi mu Burundi ibyo bakoze muri Uganda abo bagiye bashimuta ibyo byose hamwe iyo bishyize hamwe byose ni bigaragaza mu by'ukuri ko Kagame ahubwo niwe muterrorist kandi umuterrorist ukoresha abantu ku giti cyabo kujya gukora ibikorwa bya terrorism y'iterabwoba ariko noneho agakoresha n'igihugu agakoresha n'inzego z'igihugu inzego za leta muri ibyo bintu byo twise ngo ni state terrorism yes terrorism iterabwoba rikorwa na state n'igihugu rikorwa n'igihugu icyo kintu cy'iterabwoba niho ubutegetsi bwa Kagame bushingiye kuva bwatangira kugeza no kuri aya magimbi nongeraho akantu gato nka ADF kugira ngo wenda abantu bamenye icyo ari cyo ni Allied Democratic Forces ni umutwe mu by'ukuri ni umutwe w'inyeshyamba ziri muri kariya gace nyine wasobanuraga yuko hari amakuru agaragaza ko Dani Munyuza na Kabarebe bafite kuvugana nanjye hari ahandi nigeze kumva ko rwose bamwe mu bantu bo muri uwo mutwe bo muri intelligence yabo bo mu butasi bwabo
ngo bajya mu Rwanda bajya babivuga rwose nagiye mbona amakuru nk'ayo ngayo icyo rero mu by'ukuri nibyo umuntu yashingira kuvuga ko Kagame ari umuteroriste aho gukomeza kumva ibyo binyoma by'ubutegetsi bwa Kagame bwa secret police babubwira abantu ko bazira ahubwo ko kuba ari abateroriste yewe nibagiye no kuvuga ko natwe mu byo batureze za manza baduciriye n'ibyo badukatiye byose harimo icyo kintu cyo kuvuga ko natwe turi abateroriste no kuvuga ko jewe Patrick Karegeya Kayumba Gahima mwibuke n'ibyo banditse muri za New Times icyo gihe bavuga mbese batugeranya ngo abantu bameze nka ba Bin Laden nko kubwira iki gihugu yuko kigenda kikajya gukurikirana Bin Laden kikazamwicira iyo bazamusanga natwe nk'ubwo baba bateguza kandi nyine ibyo bavugaga amaherezo kuri bamwe muri twe byababayeho ni bageze aho nyine bica Patrick Karegeya natwe ubwacu ntabwo ibyuko dukurikiranwa hanze ahangaha yaragerageje inshuro nyinshi naryo nibanga yaragerageje inshuro nyinshi cyane kuko abantu bagihumeka na amahirwe geragezwa byo byarageragejwe barabigeragezwa terabwoba ntugire ngo nabandi arikorera gusa yewe n'icyo gisirikare akoresha yewe nabo bakora iterabwoba muri iyo mitwe ya secret police ariyo twita nabo bose babaho kuko buri umwe abacunze undi kandi arebuza undi kandi ko bose baba bazi ko ubareba bose ari inde ari General Kagame umuteroriste big brother grand frère yes rwose nicyo nagira ngo mvuge ntaribagirwa 60 akantu nanjye kuvuga k'icyo kintu cyo gutera ubwoba nyine ugasanga abantu barahahamutse neza natanga urugero nigeze nari umunyamakuru muri za 90 na kangahe noneho njya Nyacyonga mvugana n'umuntu w'umusaza muri za mpunzi zari zaraturutse ibyumba aho FPR yarinjiriye imbere noneho uwo musaza ndavuga nti haravugwa byinshi bijyanye n'inkotanyi wowe ko wavuye mu byawe uhakuwe n'inkotanyi bimeze bite arambwira ati mwana wanjye ati ibintu by'inkotanyi rero ati murabibarirwa ati nta kintu navuga na kimwe arakebaguzwa nyine ubwo ambwira akebaguzwa kandi ari mu nkambi y'abantu bahunze arakebaguzwa ati ntacyo navuga ntacyo navuga rwose nta muntu nyine hari abandi baturage bari mu tuntu tunyuranye nyine b'impunzi hari harahungiye hafi miliyoni muri ako gace ka Nyacyonga noneho arakibaguzwa areba hirya no hino aravuga ati ku nkotanyi ati ntacyo mvuga ugasanga umuntu w'umuturage nk'uwo nawe yarahamutse ariko nagiye mbibona kenshi cyane yuko ukuntu Kagame yanashoboye FPR nicyo kintu yakoresheje cy'ubwoba cyane ko icyo nabonye nuko niyo na kwa kundi baga bafashe n'abantu kwa kundi inkotanyi zagiraga ahantu bagafata abantu ubwo ndabivuga mu gihe cy'intambara n'intambara irangiye kenshi abo bantu ntabwo bahitaga bicwa habaga hategerejwe amabwiriza noneho rero wajya gukurikira utari ko se abo bantu ko bafashwe bite ndibuka nkatwe turi ibyumba hari abantu bafashwe barabajyana nyine baraza DMI irazira batorera bajyana noneho tukaya tubaza hari amanama twakoranaga n'abantu bamwe na bamwe mu buyobozi bwa FPR inkotanyi tutari ko kanaka ko baraha bakabatwarana n'imiryango yabo bakatubwira bati barahari baracyabakora iperereza noneho ubundi nyuma tuza kumva ko abantu bishwe noneho wabaza bati nyina amategeko yaraje yuko bagomba gupfa barapfa n'ibyo byo basenyeri Dr. Theogene Rudasingwa yavuze bari abanyamadini biciwe ikabgayi nabo ntabwo bishwa ako kanya abantu bari bategereje amategeko aturuka hejuru amategeko aturuka hejuru no kuvuga rero ko icyo nabonye abasirikare bo muri FPR inkotanyi cyane bakiri muri APR imbere kuko icyo gihe nibyo nabonye nuko niyo bafataga abantu umuntu yitwararikaga kwica umuntu adahawe amategeko afite ahaturutse yes yaramufata akamugumana aho ngaho agategereza amategeko yaza umuntu agapfa bikarangira
ni ukuvuga rero ko ikintu cy'urupfu Kagame yagifashe mu ntoki ze amaze kugifata mu ntoki ze agitegekesha muri FPR agitegekesha n'igihugu. Numvaga ari nk'utwo nakongeraho cyane cyane rero n'ibintu byagiye mu Rwanda muri kiriya gihe cy'intambara biriya Dr Theogene yavuzeho by'ukuntu hishwe abantu mu Rwanda, ukuntu hategwaga ibisasu hirya no hino mu gihugu. Biriya mu by'ukuri byari ibintu byatunguye abantu, bibatera ubwoba cyane, barahahamuka, cyane cyane igisasu giturika cyangwa umuntu yabatashye ageze kwiremba akaraswa akagwa aho ngaho. Kuko nkaba Habyarimana koko bishe abantu bari muri Repubulika ya mbere, ariko ukuntu babishe barabatoratoye barabajyana, bagenda babica gahoro gahoro, barabica nyine abo bashaka kwica barabishe koko. Ariko birabyukuza ukagera ku irembo abantu baguteze bakakurasa, nkuko barashe Gatabazi ku itariki 21 z'ukwa 2094 cyangwa se Gapyisi tariki 18 z'ukwa 5 muri 1993. Biriya ni ibintu byakorwaga na FPR, bityo kandi hakaza icyo kintu cy'uko umuntu wari wese agomba kwitwararika, ati umuntu ajyaga gutaha akavuga ati sinzi icyo nsanga ku irembo. Kandi icyo gihe byaragaragara ko ubutegetsi bwa Habyarimana ubushobozi bwo gukora ibyo bikorwa ntabwo bwari buhari, cyane iryo banga ryatuma banabikora gutyo muri ubwo buryo. Ikindi cyanagaragaye ariko nuko niyo bicaga n'abantu bo babaga bashaka no kugaragaza ko babishe, kugira ngo ni nabyo byanagaragaye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Abicaga Abatutsi ntabwo bihishaga, baricaga ku mugaragaro, ari nk'aho abantu bavuga ati nige mwishe rwose, ahubwo kumva afite ubutwari bw'uko yishe abantu yabamaze. Ntabwo babihishaga. Naho biriya by'abantu bicwaga mu ibanga, biriya niko DMI yakoraga, n'ubundi baza ko ariko igikora kugeza n'ubu ngubu. Niko ikigikora 6 kuko urabona ibimenyetso simusiga MRND-CD yagiye isiga inyuma, baje kugwa mu mutego bya bindi umutego mubi ushibukana nyirawo. Kuko basize ntabwo bari bafite ubwo bukorikori bwo guhisha ibimenyetso. Nta nubwo banashaka kubihisha, ntabwo bashaka kubihisha. Kwetse ko bavugaga no kuri radio newe. Nyine bavuga no kuri radio, ahubwo abicaga abantu bumvaga babaye Abahutu beza, ntacyo bari kubihishira, bumvaga bibahishemo. Ariko kuva FPR intambara yo muri 1990 yatangira, DMI yagize uruhare, ngira ngo twakoze ibiganiro tuvuga ibyo bintu byose, yagize uruhare rukomeye cyane buri gihe kuba ku isonga ry'ibyo bikorwa no guhisha ibimenyetso. Ariko ntabwo ushobora kwicira umuryango, ntabwo wanyicira umugore ngo unyicire umwana, unyicire data, unyicire inshuti, umuntu wo duturanye, ngo uvuge ngo ibyo bintu ntabwo ngo bizigera bigaragara. Ntibishoboka kuko iyo wiciye umuntu nibwo atabivuga kubera iryo terabwoba, ikindi gihe kiraba yabonye agahenge akavuga uko byagenze. Niko byagendekeye na biriya bintu byose byo bavunduye muri ntuza muri iriya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge muri Afurika y'Epfo, nibyahishagwa n'iriya leta y'apartheid yivangura moko, kandi yari yageze ku rwego rwo hejuru cyane. Nibyo bakoraga, amaherezo byaragaragaye. Ibyahishwe igihe kimwe kiragera bigahishurwa. Ariko ubwo bukorikori, iyo sophistication yo kugerageza guhisha ibimenyetso y'ibyo bakoze, rwose iyo ishyize ku munzani umwe DMI hamwe na MRND-CD ntabwo wabigereranya. Iyo yiyamye abantu akabavuga ku mugaragaro, urumva niwe muterrorist, ariko ashaka kwerekana ko abandi ari abaterrorist kandi bafite ababashyigikiye hanze, ngo bo hanze mbese bashyigikiye terrorism. Ngo ko se ngo muvuga ko mutavuga abishe Bin Laden cyangwa se abishe abakuriye ISIS, kuki twebwe mutadushima? Mbese kuki mutadushima ko twakatiye Rusesabagina imyaka 25, ko twakatiye twishe ibyo mbese ibyo abo yishe bayigamba yishe, kuki mutadushimira ko twakoze ibyo byose? Ariko ukibaza uti no muri ibyo byose mwumve ko iterabwoba rye ridahagarara ku
kuba hanze gusa cyangwa se abatekereza batavuga rumwe nabo. Uranibaza no mu ishyaka buri gihe iyo mbonye Rudatsimburwa ari we wavugiye leta y'u Rwanda, nkabona Tom Ndahiro ari we wavugiye leta y'u Rwanda, nkabona Makoro aho wavugiye leta y'u Rwanda, uretse na mushiki wabo cyagiye nawe wari warize kuronga nk'ukuntu wari warize n'imvugo nk'iya Kagame yo kuvuga amagambo y'amaminura gahini, niba iryo jambo ryo simbizi, n'akaminura muhini. Yes, najyaga numva mama bikoresha mama n'akaminura muhini. Ariko ukabona aba bantu ntabwo ari bakuru b'ishyaka, ntabwo ari abakuru ba FPR. No ukibaza uti se ari babazivamo bakuri iryo shyaka, ari secretary general wa FPR, ko ibyo bintu byose batabivuga, ko n'abakuriye inteko batabivuga, ko abo bantu uretse uwo Makoro abarizwa muri ntuza muri presidency. Ariko urebe abantu ariko ntabwo ashinzwe, ntabwo ari umuvugizi wa leta, nubwo ari muri presidency cyo umuvugizi wa leta, kandi leta ifite umuvugizi. Hari abantu mbese bakwiye kubivuga, bafite imirimo ibinabemerera kuba abana bikora, ariko ntibabikore. Urebe urumva ko mu ishyaka no mu gisirikare ntabavuga, muri leta ntabavuga. Ntiwakumva Minisitiri w'Intebe Ngirente agira icyo avuga, ntabwo wakumva undi muntu wese uri muri leta. Wari wumva ariko ntuza Biruta hari icyo yavuze rimwe na rimwe, hari igihe wumva mbese mu bintu biba byanditse n'iki, ariko abo bantu bose ntabwo bari muri ecosystem. Ijambo ecosystem ubundi barikoresha muri ibi bintu bya environment, mu bidukikije, kuvuga mbese ibintu bifite ukuntu bishamikiranye muri system. Ntabwo aba ari ikintu kimwe gusa, kimwe kibyara ikindi, kandi ikindi kikaba gishamikiye ku kindi. Ntabwo bari abantu bakorera iyo system y'iterabwoba, kuko bagomba kwerekanwa nk'agakingirizo y'uko ibintu bigendera ku murongo nk'uko bisanzwe, nk'ukuntu leta no hino ku isi zikora. Hakaba Minisitiri w'Intebe, hakaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, hakaba abashinzwe igisirikare, hakaba ashinzwe n'inzego ndetse zitwa ko ari ubutasi zizwi zanditse zityo. Ariko mu by'ukuri abakorera system, abakorera iterabwoba bo baba bazwi, kandi Kagame arabazi, afite uko bakoresha, kandi akanabakoresha rimwe na rimwe ukuboko kw'ibumoso kutazi icyo ukw'iburyo gukora, kuko niwe uri ku gasongero, niwe muterorist mukuru, niwe uzi neza ukuntu agomba kujera iryo terabwoba agomba gukoresha mu gutegeka igihugu. Nicyo ngicyo ngira ngo tuzakomeza ibiganiro mu minsi iri imbere, dukomeza kwerekana ko mu by'ukuri Kagame ari we muterorist mukuru wa kiriya gihugu, kandi ko nta bundi buryo bwo gutekereza ko habaho impinduka mu gihugu hatabayeho uburyo bwo gushishoza neza, tukareba aho iyo terrorism aho iri hose, aho ikorera hose, kugira ngo ejo bundi nyuma ya Kagame tuzamenye n'ukuntu tuyirandura, kandi tuyirandurane n'iyo mizi yayo yose kandi maze igihe, kuko nk'ukuntu twabivuze ntabwo ari terrorism ya Kagame gusa, ariko hari na terrorism yo MRND CDR yakoze, kandi n'ubu ngubu ikiri mu mitwe y'abantu, ndetse rimwe na rimwe no mu mikorere yabo. So ibyo ngibyo ni ikibazo dufite duhanganye gikomeye, ariko icyo kintu rwose dukwiye kwanga mbere na mbere n'icyo ko Kagame dushinja, twese ashinja abanyarwanda bose ngo ni abaterorist, kandi mu by'ukuri ari we muterorist mukuru. Mu by'ukuri utavuga rumwe nawe wese, utavuga rumwe na leta ye, cyangwa se umuntu werekanye amafuti leta iba yakoze, ahinduka ikihebe gikoresha iterabwoba, ku buryo iteka bari ukuntu bagira ibyo bamuzirikaho, bamwegekaho kugira ngo bamwangishe baba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Nagira ngo nshimire inshuti za radio televiziyo Ishakuza zo zitwumva, naho ubutaha rwose, kandi ukuri kuzatsinda, niyo terrorism izatsinda. Murakoze Joseph. Murakoze cyane. Murakoze.